Muraho neza, ni Dr Richard kuri Mu Buzima TV. Tubashimiye ko muhora mudukurikirana cyangwa se mudukurikira kuri uru rubuga. Muri Vuga Uko Ubyumva y'uyu munsi hari ikibazo turi kwibaza. Twifuza yuko abadukurikira mu by'ukuri muzadufasha ukajya usubiza muri comment bitewe n'ukuntu byumva. Ntago ari ikibazo kimwe ariko ni kimwe gikubiyemo ibibazo bigiye bitandukanye. Tega amatwi ikibazo ubashe kubona uko dusubiza kugira ngo twese twungurane ubumenyi. Ariko ntabwo bizarangirira aha. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabatumirira undi muganga kugira ngo abashe kudufasha gusobanukirwa neza n'iby'iki kibazo. Wakwibaza uti ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni kuki abantu banga kuvurwa batewe inshinge igihe bakekwaho ko bahumanijwe cyangwa barozwe? Ese koko nibyo aramutse atewe inshinge yahita apfa? Ese ingero z'abapfuye batewe inshinge zo kwa muganga nyuma yo gukekwaho ko barozwe zingana? Ese impamvu nyakuri yishe nyuma y'urupfu rw'umuntu ukekwaho kuhumanywa ni iyihe? Reka dufatanye gusesengura twungurana ubumenyi kuri iyi ngingo, tugerageze kuzahura abanyarwanda muri ubu bujiji, kuko birakabije. Umuntu aza kwa muganga ugira ngo ugiye kumufasha, ubona arembye, nuko wajya gutera umuntu urushinge cyangwa se wajya kumuha ubutabazi bw'ibanze ubu n'ubu akaguhakanira ati ngibyo simbikozwa, ndatekereza ko narozwe, ati kandi nuntera urushinge ndahita mpfa. Ibyo bintu bikomoka he? Dutegereje ibitekerezo byanyu muri comment. Ikiganiro ni Vuga Uko Ubyumva.